iminsi mukora mwigira ukundi mwara abakristo ariko mukaba mutagisenga. Imana inambwira ngo mbese ko mukomeje gukora ibyaha mwibwira yuko ibyo mukora itabibona. Imana inambwira ngo genda umbwirira ngo abanyarwanda kuki mukomeje kugwiza imbaraga z'ibiryo kandi z'amasengesho mukaba mutagizifite. Yo ntambukije message Imana yambaye ntabwo nyanyigabanya cyangwa ngo nyongere kuko sima nkeneye ko ngira abantu benshi bankurikira niyo yaba umuntu umwe ndi Imana igikubita ndi Imana idahishwa. Terasta enibotration Imana inambwira ngo muri fiançailles mwaguye mu cyaha cy'ubusambanyi. Imana inambwira ngo uyu munsi niba unkurikiye muri kano kanya uze kwatura shando enibotration kwa kintu kikurega cy'ubujura uze kumamagara uze guca bugufi. Dore kamaze nkubwire Imana irongera irambwira ngo mbese kuki abantu mukomeje kuvuga Imana ariko itari muri mwebwe. Irongera irambwira ngo ni suwe irongera irambwira ngo ni musengera inyota kuko ukuntu nabonaga mfite icupa ry'amazi mu ntoki ariko marayika w'Imana wifuriza umugisha w'Imana aho uherereye hose. Imana zigize isi dutuye ko arenya kamwe ntangire nkwifuriza umugisha w'Imana ngo ikaze wowe dukurikiranye umunsi ku munsi amanwa na nijoro aho uherereye hose yaba mu gitondo yaba nimugoroba yari ku manwa kubwire ngo umugisha w'Imana no kubonekera. Hanyuma reka nifurize abakunzi bacu badukurikirana amanwa na nijoro mbabwire ngo nimubone umugisha w'Imana imbaraga z'Imana. Nimunyemere umunsi wa none iyi ni Rafative ni Theo nk'ibisanzwe. Nimunyemere twakire umutumwa wacu w'umunsi wa none turakwakira. Murakoze cyane kunyakira. Yesu nabaho umugisha cyane hano kuri Rafa TV. Amen. Muze tuganire ijambo ry'Imana. Amakuru iminsi? Amakuru ni meza ndi muzima nta kibazo. Subwa mbe tukubonye se n'ubwa nyuma reka tugusabe wibwira abakunzi bacu. Amazina yanjye nitwa Bineza Charles. Gusa nkorera kuri channel yitwa Karoli TV. Ndi umukozi w'Imana. So bwa mbere ngeze aha ngaho ubwo wenda nuko tutari duherukanye. Yesu naguha umugisha wowe dukurikiranye. Yego reka nyuma rero tukwakire udusengera Imana kugira ngo twinjire mu kiganiro. Yego Mwami ndagushimiye Uwiteka Mana igivuga bikaba ndetse ategeka bigakomera. Uri umwizerwa uri Imana ikomeye ndetse uri Imana idasanzwe. Ndagushimiye ko waturinze kandi nanakunginga ngo Mwami w'abami ukomeze uturinde kandi ukomeze utwimane urinda abayobozi bacu mu izina rya Yesu. Uyu muntu dukurikiranye ndi kubona umaze iminsi yarihebye umutabare. Uyu muntu ndi kubona Mana we warenzwe n'amarira umurengere mu izina rya Kristo. Ndakwinginze ko message ngiye gutambutsa warampaye iri bugira kuri abantu ndetse kahageza abandi. Ndagushimiye ko ari cyo ugiye gukora ndagushimiye ko ari cyo ugiye kurema ndagushimiye mwami yego urakoze ndagushimiye kuri Imana muri nguma urakoze mwami ngwino ubane nanjye undinde kugabanya ibyo wampaye ari byo ntambutsa kandi neza zawe zinshyikire mu izina rya Kristo Yesu wanesheje amen. Yego katwakire rero utugeze mu message Imana gutumye karumwe. Murakoze cyane ntabwo ndi butinde. Imana ntumyeho ku bantu bari hano kuri Rafa TV kugira ngo nze nganire namwe. So bwa mbere kandi amazina yanjye nababwiye rero tutiriwe dutinda Imana yampaye message ngomba kuguhereza bamaso kugira ngo tuganire nawe. Kadusome ijambo ry'Imana rirahanga ariko nanakubwira ngo ubwire mugenzi wawe cyangwa inshuti yawe aze dusangire ijambo ry'Imana mubwire ngo wa mukozi w'Imana Profete cyangwa se Karoli TV aka kanya agiye kuganira nawe ku ijambo ry'Imana cyangwa se azanye ubuhanuzi ahangaha kuri Rafa TV. Ngwino tuganire ijambo ry'Imana kuko iki ni igihe cyo kuba maso. Tugeze mu gihe cyo kuba maso kugira ngo Imana igire ikintu ikora. Tugiye gusoma ijambo ry'Imana riri muri Zaburi. Ndumva ni Zaburi ibice bya 50 umurongo waho ni 21. Hari ijambo rivuga ngo ibyo urabikora ukibwira yuko mpanye nawe. Ibyo urabikora nkakwihorera ukibwira yuko mpanye nawe rwose. Ngo ariko nzaguhana mbishyire imbere y'amaso yawe uko bikurikirana. Ku muntu umbonye bwa mbere ngiyewe maze iminsi itari mike ngeze hano mu Rwanda. Nari ndi muri Malawi ariko Imana intumaho ku banyarwanda ngo ninze mbabwire mvugane namwe. Iri ni ijambo Imana yampaye irambwira ngo ninze mbwire abanyarwanda ngo ibyo ngibyo mumaze iminsi mukora mwigira ukundi mwara abakristo ariko mukaba mutagisenga. Imana irambwira ngo mbese ko mukomeje gukora ibyaha mwibwira yuko ibyo mukora itabibona. Imana irambwira ngo ngiye guhana abanyarwanda ndabivuga ntabwo bafite. Imana irambwira ngo igiye guhana umuntu we ni bostar igiye guhana umuntu wese uvuga yuko Imana ivuze kandi itavuze. Imana ima message irambwira ngo mbese ko abantu bafite amasezerano kandi ntigeze nta Imana inambwira ngo genda umbwirira ngo abanyarwanda kuki mukomeje kugwiza imbaraga z'ibiryo kandi z'amasengesho mukaba mutagizifite. Yo ntambukije message Imana yambaye ntabwo nyanyigabanya cyangwa ngo nyongere kuko sima nkeneye ko ngira abantu benshi bankurikira niyo yaba umuntu umwe ariko akavuga ngo ibyaha byanyu maze iminsi nkora ndabiretse.
Imana irambwira ngo hari umuntu wagiye mu gace ntavuze urabizi Kimironko wakoreye ibyaha bigiye bitandukanye ndetse Imana irakuzi si n'ubwa mbere ukora icyo cyaha. Imana irambwira ngo hari abantu benshi bamaze iminsi bikinisha babaswe nabyo. Uwiteka arongera arambwira ngo ndi Imana igihana kandi ndi Imana igikubita, ndi Imana idahishwa. Terasta enibotrayishano. Imana irambwira ngo hari abantu bakoze ubukwe, iyo ntangiye kwinjira muri message, ariko mukimara gukora ubukwe ngo mbere yuko mukora ubukwe muri fiançailles mwaguye mu cyaha cy'ubusambanyi. Imana irambwira ngo uyu munsi niba nkurikiye muri kano kanya uze kwatura. Shando enibotrayishano. Staki enibo. Imana irambwira ngo uwo muntu aze kwatura. Ikindi Imana irambwira ngo abanyarwanda benshi mukomeje kuba abajura. Imana irambwira ngo wowe nkurikiye muri kano kanya niba uzi ko ari ikintu kikurega cy'ubujura uze kumamagara uze guca bugufi. Dore kamaze nkubwire, Imana irongera irambwira ngo mbese kuki abantu mukomeje kuvuga Imana ariko itari muri mwebwe. Imana irambwira ngo mu Rwanda ndetse abanyarwanda ninze babwira ngo mbese ko Imana igiye gutuma nutaruzi gusenga senga. Imana irambwira ngo ngiye gutuma umwana muto amenya gusenga. Irongera irambwira ngo irongera irambwira ngo nimusengere inyota. Kuko ukuntu nabonaga mfite icupa ry'amazi mu ntoki, ariko marayika w'Imana arambwira ngo niyamene. Mana nkimara kuyamena, Imana irambwira ngo nimbwira abantu ngo nimusengere igihe cy'inyota, ibura ry'amazi. Musengere ibura ry'amazi. Imana irambwira ngo abantu benshi bakomeje kugendera mu nzira z'umwijima ndetse mukomeje gukora ibyaha muzi ko ibyo muri gukora, mukomeje kugenda nabi muzi ko muri kugenda nabi, muri kugenda mu mwijima kandi umucyo ugaragara uri imbere yanyu. Imana irambwira ngo abantu benshi igiye kubahana. Imana irambwira ngo abantu benshi mumaze kwimenyera nta muntu ugitinya Imana. Niko Imana yambwiye ngo nize mbabwire abanyarwanda. Imana irambwira ngo mbese ko mukomeje kwigira Yesu we tabara. Imana irambwira ngo mbese kuki abanyarwanda mukomeje kwigira abashinwa ibi bije guta Uwiteka we. Imana irambwira ngo hari ibintu irambiwe. Irongera impereza ijambo riri mu Kuva. Imana irambwira ngo ninsome ijambo riri mu Kuva, ndumva ari ibice 4 umurongo w'8. Irambwira ngo niba mutaremejwe n'ibya mbere mugiye kwemezwa n'ibya kabiri. Sizi impamvu rino jambo rigarutse, ariko ni Uwiteka kubwira. Reka nkubwire ngo Imana hari abantu nabonye ijya guhereza umugisha, ariko mbona umugisha ubuza ahantu utambuka. Mbona abantu benshi gusambana murabisambana, abataranywa inzoga musigaye muzinywa, abatarabajura musigaye mwiba. Imana inyereka uburyo pe abantu benshi byahajyanye biri gutuma nta kintu mugeraho. Imana inyereka abanyarwanda bari hanze, yanyeretse akantu kameze nka groupe. Irambwira ngo abangaba barakora ariko ntabwo batera imbere kubera ibyaha bari gukora. Imana inyereka uburyo hari abantu benshi bagiye bava mu Rwanda ari abarokore, ariko mumaze kugera hanze mukora ibyaha uko mubishaka kandi imbere mwari abarokore. Imana irambwira ngo nimze mbabwire ngo ndi Imana itagivangirwa kandi ndi Imana ikunda icyiza, ndi Imana dutabara. Abantu bateye isoni we, ariko nimba mbasha kubabara gutya nkabona ibyaha uri gukora ndi umuntu, Imana ikubona uti. Imana irambwira ngo mbuze umuntu nakwirata mu mujyi wa Kigali. Imana irambwira ngo ndi kubura ba Yosefu. Abantu benshi mufite amarari y'ubusambanyi. Nibyo. Imana irambwira ngo Yosefu mu mujyi wa Kigali ndi kumubura. Kubera iki? Abantu muri kuba barakore ku cyumweru. Mugatwara Bibiliya ahangaha mukazitwara, ariko Mana we, mbega abantu bateye isoni, mbega abantu bateye agahinda, mbega abantu we, ugatwara Bibiliya ariko ukora ibibi. Imana irambwira ngo ibinda birambiwe. Ndeka maze nkubwire ngo wahanuriwe kenshi ndetse wagiye ubwirwa amasezerano atandukanye, ariko ntabwo nkuzana ijambo kugira ngo ngutabare mu gihe utarabanza kwaturira cyaha cyawe cy'ubusambanyi wakoze. Imana irambwira ngo abanyarwanda mukomeje kwivuruguta mwivata kandi mubizi ko muri kurya ivuguta, ukajya gukora icyaha Imana kakurindira ntiwandure, ariko mu gitondo ukongera ugasubirayo. Imana irongera irambwira ngo hari abantu nagiye nkiza impanuka ndabarinda, ariko banze gushima. Terasta kita enibotrayishano. Imana iravugana nawe muri kano kanya, iri kukubwira ngo mbese ntacyo ntakoze, mbese ntacyo nagukoreye, mbese Imana ibyo ukora hatagaragara yirabibona. Imana irambwira ngo ninze mbwira abanyarwanda ngo kuki mutari maso. Imana irongera irambwira ngo ninze mbwira abanyarwanda ngo ni kuki muri kuhohotera umurimo. Imana irambwira ngo kuki muri guhohotera umurimo. Irambwira ngo abanyamasengesho nimube maso. Mbona itariki ya 21 z'ukwezi kwa 8. Imana irambwira ngo ino tariki nyisengera. Tariki ya 21 z'ukwezi kwa 8. Imana irambwira ngo ino tariki nyisengera.
nabonye kabiri kazaho rimwe. Yego. Imana irambwira ngo itariki nuyisengere nube maso kuko Imana niba Kristo atinze ariko urupfu rwo ntabwo rutinze. Ejo bundi nakoze impanuka ngiye ahantu nari ngiye mu Bugarama. Imana intumye ku muntu ukomeye ariko mvuye kumusengera nkora impanuka. Ndibaza ngo mbese niba ndi umukozi w'Imana kandi nkaba nari ngiye kuri gahunda y'Imana bikaba bingendekeye bityo. Imana irambwira ngo kuba umuntu asenga ntabwo bivuze yuko Satani atamukoreraho urugamba. Ariko nanjye ndavuga ngo Uwiteka we ngiye kugukorera mvuga ukuri kose. Tandukanye n'abahanuzi bajya bagutuburira, ntandukanye n'abantu baguhanurira bakurikiye amarangamutima yabo, ntandukanye n'abantu bafata gutya kuko sinjya ninginga, sinyafata umunyabyaha ngo sinyafata gutya amacinya ngo idatunguka. Niba uri umunyabyaha ntabwo ushobora kuntera santima, ariko igihe wasambaniye wungutse iki mbese ubiretse ntiwabaho. Ni ku Uwiteka kubaza. Ndabona message, ndabona umuntu umaze iminsi yikinisha kandi w'umusore. Mana we Mane mutabare. Kombo nabiteye isoni. Bwashize Imana ampe message irambwira ngo hari abasore bajya gusenga batajyanywe no gusenga ngo mugiye gushaka abantu muzagusha mu byaha. Imana irakubona. Imana irambwira ngo ngiye gusohora ingegera mu murimo. Yego. Ngiye gusohora ingegera mu murimo. Niko Imana yambwiye ngo nize mbabwire. Nimube maso mbese ko mutagisenga. Yego. Bantu mutagisenga we. Bantu mukomeje kunanira Imana we. Uwiteka arambwira ngo mbese ko mutakiri maso. Irambwira ngo ndi Imana ihana, ninze mbwira abanyarwanda ngo ni Imana ihana. Ibyo wakoreye ibyaha yarakubonye ndetse uburyo wagiye ukomeza kwitwara yarakubonye. Yego. Imana inyereka uburyo benshi ingo zanyu ziri gusenyuka bitewe n'uburyo mwagiye mugira amahitamo mabi. Yego nibyo. Imana itabare. Ukabona umuntu n'umusore w'umurokore byajya gutereta akabona umukobwa wambaye ijipo ndende n'ingufi, ariko akabona wambaye ingufi ari we mwiza. Imana irambwira ngo ninze nkubwira ngo uwo muti nuwunywe. Warawuvuguse nuwunywe, uwo muti nuwunywe. Ukabura umukobwa w'umuririmbyi, ukabona umusore wambaye neza yikwije, ukabona n'undi wambaye pocket cyangwa se wambaye pocket, ariko ukavuga ati ura wambaye pocket, wambaye birabyenda bicitse niwe shaka. Imana irambwira ngo nuwunywe uwo muti wunywe kuko ari we wawuvuguse. Imana irambwira ngo mbese ko mukomeje gukora ibyaha no gukuramo amada mwabipanze. Imana irambwira ngo hari abantu bakuyemo inda babipanze kandi barashakanye. Mwabikoze mwabipanze kuko mutari mushaka gusama mukuramo inda, ariko n'ubu ngubu ntawe muratura. Reka nkubwire ngo Imana yibuka icyaha wakoze kera ukivuka kugera n'aka kanya. Imana ntabwo ijya yibagirwa. Ni ku Uwiteka avuganaga nawe, arakubwira ngo mbese ibibi wakoze mwabikurindiramo mwana wanjye kukomeje kunanira. Ariko niba unaniye Imana ntibizagukundira. Niba unaniye leta ukananirana, ariko ntabwo uzananira Imana. Ikindi niba utabaye maso uragiye. Nabonye umugeni urwego ngezeho urwo kuza kubatwikiraho, urwego ngezeho urwo kuza kubeshya abantu, urwego ndiho urwo kubeshya abantu, ariko nabonye umugeni. Ariko waba mbese wararuhiye iki? Bararimbaga ngo mbese waba wararuhiye iki? Wa munsi utabonye Yesu waba wararuhiye iki? Ariko Uwiteka arimo kubaza mwana wanjye, mbese uri kurushywa n'iki? Mbese waretse ibyaha byawe ntiwarya? Mbese waretse gukora ibyangwa n'amaso y'Imana ntiwabaho? Imana irakubaza ngo mbese waba wararuhiye iki? Ndagira ngo dusengane n'umuntu ufite gahunda, kuko icyo Uwiteka yampaye nicyo mvuga, ntabwo nyangabanya cyangwa ngende nongera. Nagize iyerekwa nanone, vugana nanjye Uwiteka. Mbona umuntu n'umukristo ndetse arasenga, ariko ndakubona we muhanzi we nta gakiza ufite. Mana yo mu ijuru we, ndi kukubona ku muhanda wa Gatsata, ndi kukubona uburyo watambutse ujya munsi y'umuhanda urazinywa. Ariko Uwiteka arambwira ngo ndambiwe abasinzi mu murimo. Niko Uwiteka avuganaga nawe, arakubwiye ngo ndambiwe abasinzi mu murimo, ndetse ndambiwe abantu babeshya, ndambiwe abantu bavuga ngo bafite agakiza nyamara ariko ntako, bakabwira abantu bave mu byaha ariko bo babikora.
Imana irambiwe abantu biyoberanya, Imana irambiwe abantu basenga babeshya, Imana irambiwe abahanuzi b'inkozi z'ibibi. Ni kuwiteka avuganaga nawe, ndi Imana itagihishwa kandi ibyo mukora hatagaragara, Imana irabibona. Imana irabibona, ni Imana itagihishwa. Hari abantu bari kwibaza ngo amasezerano yabo yaheze he, nyamara bahanuriwe kubera amarangamutima, si Imana yavuze. Yewe we mushoferi umaze iminsi wikinisha ku buryo ujya unageraho uhagarika imodoka yawe ukabikora uyitwaye, ariko satani we ugakora icyaha cyo kwikinisha utwaye imodoka, uri umuntu w'umugabo, byarakubasa ariko uze kumpamagara ngo usengere. Mbongere mbabwire ngo gusenga ngiye nsengera ubuntu, kuko nta mafaranga mufite mwampereza. Gusenga nsengera ubuntu, sengera ubuntu, kuko mfite mission. Navuganye n'Imana, hari gahunda Imana namwe ngo singasaba abantu amafaranga, nzaze mbabwira ibyaha byabo, mbahe message zabo, bakizwe bahinduke. Humura n'ubuntu, mukanyuze gusengana nanjye. Mbese ko wabaswe no kwikinisha, Imana ikora ubukwe inyuze he? Ngo ariko ngo ibyo urabikora ukwibwira yuko mpanye nawe, ngo ariko n'ukuri Imana izaguhana ndetse izabigaragaza uko bikurikirana. Reka nkubwire ngo ibyo ukora hatagaragara, Imana izabigaragaza. Ibyo ukora abantu batabona bigiye kugaragara. Terrible star. Ndagira ngo dusengane nawe, ndagira ngo dusenge, ndagira ngo dusengane nawe kugira ngo Imana igutabare. Ndagira ngo dusengane. Mana ndagushimiye kuri Imana ivuga ndetse ategeka bigakomera. Umuntu wese uri buze guca bugufi, umwezi umutunganye kandi utanga imbabazi zawe mu izina rya Kristo. Ndakwinginze Uwiteka we, urengere abantu bawe, ubatabare kandi ubaneshereze, utanga imbabazi ku muntu wese uri buze guca bugufi. Ndagushimiye uyu nguyu wasambanye agacinya uwo bashakanye, ndamubona, uze kumubabarira ibyaha byose. Uyu mujura uze kumweza umutunganye. Uyu musambanyi Mana we, uze kumweza umutunganye, kuko si n'ubwa mbere wowe ubikoze. Mana utanga imbabazi, ndagushimiye kuri Imana mu izina rya Kristo Yesu wanesheje, urakoze mwami, amen. Katugushimire. Murakoze. Hari umuntu ushobora kwifuza ko mwavugana wamusengera yakubona kuri telefone. Nimero yanjye gukoresha yo guhamagara mu Rwanda ni 078 21 58 035, cyangwa se unyandikire kuri WhatsApp yo muri Malawi hakamenyesho ko guteranya 265 920 21 64 26. Ngusengere ngukureho iyo myuka mibi y'abadayimoni ikumazaho iminsi.